twongeye gushimira Imana kubw'uyu munsi Imana yongeye kuturemera. Biravuga ngo mushime umunsi Imana yabaremeye. Uyu munsi rero turawushimiye cyane ko Imana iduhaye ubuntu bwinshi, imbabazi nyinshi, kuba tubyutse turi bazima, kandi ikaba iduhaye kuba muri studio za Church Preparation TV. Rero turabashuje mwese abakunzi ba Church Preparation TV, turabizi neza ko mukurikirira ijambo, kandi tuzi neza ko rikora byinshi mu buzima bwanyu. Rero Imana ishimwe. Uyu munsi rero ntago naje jyenyine, ndi kumwe n'umukozi w'Imana, umutumirwa wacu Baptiste Kayiranga, wagize amateka menshi muri iki gihugu ndetse no hanze. Twaje kuvuga iby'ubwami bw'Imana, twaje kuvuga neza y'Imana. Baptiste, twaje rero kugira ngo tubashe kubagezaho iby'Imana yashyize mu mutima wacu, ariko cyane cyane turaza kwibanda ku buhamya bwa Baptiste Kayiranga, wagize amateka akomeye yo gukina umupira mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Yabaye umutoza wa Rayon Sport, umutoza wa Kiyovu, umutoza w'andi makipe atandukanye. Rero dushimiye Imana cyane ko ari umukozi w'umuhanga, kuko muri Yeremiya igice cya mbere haratubwira ngo nakumenye kera utaraba urusoro mu nda ya nyoko. Baptiste, Imana yari ikuzi, yari izi n'abariya badukurikiye, yari irabazi. Nta muntu n'umwe Imana itazi. Rero dushimiye Imana cyane kubw'ubu buntu. Reka dusenge. Mana, ngo haye icyubahiro kubw'uyu mwanya mwiza wongeye kuduha wo kuba muri Church Preparation TV. Tugushimiye rero ko uyu ari umurimo wawe. Turasenga Mana, tukwinginga kugira ngo umanukire kubana natwe, udushyigikire, tukweretse imitima y'abantu bose bumva cyangwa bakurikira ijambo n'abazaryumva. Uwiteka, reka iri jambo rerekesha ibimenyetso n'ibitangaza, rizabohore benshi, rikize benshi mu izina rya Yesu. Kandi icyo tubasaba ni uko uzabaho ubugingo buhoraho, kandi bakazabana w'iteka ryose. Duhagaze aha rero dushaka kwamamaza ubwami bwawe, kwamamaza imirimo yawe. Mwuka wera, ngwino adufashe, ngwino adushyigikire, maze icyubahiro gikomeze kwitsa Imana. Ni mu izina rya Kristo dusenze, amen. Rero tudatinze tugiye kureba icyanditswe tugiye gusanga mu rwandiko rwa kabiri rwandikiwe Timoteyo, uhereye murongo wa 15 kugeza murongo wa 17. Haravuga ngo, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera, bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza kabonerwa gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, no kumwemeza ibyaha bye, no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse, afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Aya ni amagambo umugaragu w'Imana Paulo yari yandikiye Timoteyo, amwibutsa yuko yagiriye ubuntu bwinshi bwo kumenya ibyanditswe byera, kandi ibyo byanditswe byera bibasha kumuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Turaha rero twaragiriye ubuntu na Baptiste, twarakire Kristo n'umwami n'umukiza, tubiheshejwe n'ibyanditswe, tubiheshejwe n'ubutumwa bwiza bwabwirijwe. Kuko biratubwira neza ngo kumva, ngo kwizera guturuka mu kumva, kandi kumva ijambo rya Kristo. Rero turaha ngaha kugira ngo turaha twaragiriye ubwo buntu, kandi avuga ngo ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Baptiste, turaha ngaha ibyo turimo byahumetswe n'Imana. Iri jambo ryahumetswe n'Imana, ijambo ryakoze mu buzima bwawe. Uyu munsi ukaba uri Baptiste abanyarwanda batazi, wabaye icyaremwe gishya. Bibiliya iravuga ngo abari muri Kristo Yesu ngo babaye ibyaremwe bishya. Hari amateka yawe abanyarwanda bazi nk'umukinnyi w'umupira, ariko ntibazi Baptiste mushya uri muri Kristo Yesu. Baptiste wahindutse kuba umwana w'Imana, Baptiste wahindutse kuba igikoresho cy'Imana. Rero ndakwakiriye, iri jambo turaza gukomeza turi kuvugireho,
kandi Imana imugisha. Ubwo abaguteze amatwi wabibwira kandi Imana imugisha. cyane. Amen. Ndashima Imana n'izamura icyubahiro bwa Pastor Justin na church preparation TV mu mpaye umwanya wo kugira ngo tuvuge kugira neza kw'Imana. Nawe ngushimira Pastor. Nitwa Kayiranga Jean Baptiste ariko amazina azwi ni Baptiste kubera umwuga nakinaga umupira. Ubu ngubu nkaba ngutuza, nkaba ndi umupapa ukijijwe usengera mu itorero rya Assemblée de Dieu Nyamirambo. Nkaba mfite abana batatu, umukobwa umwe n'abahungu babiri n'umudamu umwe. Abana batatu n'umudamu umwe nkunda kandi nahawe n'Imana. Ndashima Imana uyu munsi yemeye ko mba hano, nkaba nejejwe n'uyu mwanya ngira ngo abantu bari bwumve iki kiganiro n'abazacyumva bagire impinduka cyangwa kigira impinduka kigira kuri bo. Abagize uwo mugisha wo kugira kwakira agakiza bagakomereho, abatarakakira nabo bumve uburyohe cyangwa bumve icyiza cyabwo. Koko ni ibintu twaherewe ubuntu, ni ibintu naherewe ubuntu. Uburyo byaje umuntu wari wese byamubaho, nubwo ajya ari bwo buryo byajemo, nawe byaza mu bundi buryo. Icyangombwa no kumenya ngo hari ubutabazi bw'Imana buba buri ku buzima bw'umuntu iyo yemeye agaca bugufi, iyo yemeye akisobanukirwa akamenya ikiri gukoreka. Rero navukiye Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana, niho nize amashuri abanza. Nkurira mu muryango w'abana 19. Nari mfite umubyeyi w'umupapa. Papa wanjye yari afite yabanye n'abagore 4, ariho havutse abana 19, ariko umugore umwe ntabwo yigeze agira amahirwe yo kubyara. Muri uwo muryango rero akaba ari wo muryango wanjye. Uyu munsi hariho abana 16, 3 bitabye Imana, bamwe bitabye Imana mu gihe cya Jenoside, abandi bitabye Imana mbere yaho, nyuma yaho gato. Ndashima Imana rero ko twebwe tugihumeka ku mwuka w'abazima, hari ubuntu bw'Imana twabonye. Nanjye ndimo akaba ari gihe uri imbere yanyu. Nabayeho ubuzima bukunda umupira, ndi umwana nkabikubitirwa ndabikomeza, ariko kugeza aho nziye muri primaire inkoni ndazicika ndazikira, kuko urumva mvuye muri primaire nje muri secondaire ntabwo nari nkibana na muzehe. Muzehe yari yaranyurejeje kwiga muri secondaire i Kigali, ari naho na mu myaka 3 nakiraga mu ikipe y'abana babaga igikondo yitwaga Juventus. Hanyuma no kuvuga ngo waje muri Juventus ya academy. Aha, noneho ndashaka rero Baptiste, kuko kubera n'igihe tuba dufite, ndashaka ukurure nyuma yo kuba muri Juventus watangire mu ikipe ya mbere ukina umupira. Ego ntabwo cyiciro cya mbere nta yindi niyo sport natangiriyemo. Ntabwo nagiye mu cya kabiri cyangwa mu cya gatatu, icyo gihe byari bihari, ariko jewe Imana yangiriye neza. Ibyo byiciro sinabiciyemo, ahubwo rero sport yamboneye aho ngaho muri iyo kipe y'abana muri Juventus y'igikondo, ihita indambagiza. Icyo gihe na Kiyovu yaranshakaga, njye n'undi mwana umwe w'umukinnyi wari umukapiteni wacu witwa Rafael. Icyo gihe ari nko muri 87 nibwo winjiye muri iyo sport. Nibwo ninjiye muri iyo sport 87 ninjiramo. Ariko muzehe nabwo aza kubimenya, ngitangira kwinjira muri iyo sport aza kubimenya, ashaka kongera kumbuza. Abibwira umuryango aho nabaga, mu muryango nabagamo, abasobanurira ababwira ati Kayiranga nakomeza gukina ntabwo nzongera kumwishyurira.
ubwo niba banyishyuriraga aho ngaho rero barabimbwira bati urumva muzehe ntabwo ashaka kwishyura icyo gihe ntabwo yari muzehe yari umuntu ukiri mutoya yari papa mbese ati rero nutareka umupira birasaba ko aho ugiye gukina bakwishyurira tuzababwire abaperezida abayoboye ikipe hanyuma baze tubivugane ubwo papa yaraje atanga message yisubirira iburasirazuba bakwishyuye minerivare wigiraga kuri ishuri nigiraga muri Aperugunga hariya mu Rugunga noneho ababyeyi banderaga bahura n'abayobozi ba Rayon Sport bababwira icyifuzo cy'umubyeyi ko bagomba kujya banyishyurira minerivare icyo gihe twishyuraga amafaranga 10,000 umunyamuryango utari umunyamuryango yishyuraga 20,000 njyewe rero papa yari amaze kuba umunyamuryango kuko hari undi mwana mukuru wanjye nagiyeyo mpasanga none icyo gihe muri Rayon Sport bari batarangira kwishyura abakinnyi icyo gihe nta mushahara yabagaho mwakiniraga ubuntu kwari ukwishimisha gusa ugati nta kintu na kimwe wishyuzaga cyo kora inkweto baraziduhaga ariko gukina ntabwo wagendaga uvuga ngo kwezi bazaguhemba cyangwa ngo bazakwishyurira inzu oya bafataga nk'abantu abana bavuye mu miryango twebwe tugakina Rayon Sport ariko twebwe twinjiramo mu mwaka wa kabiri twatangiye kujya baduha amafaranga 3,000 2,000 wahereye umushahara wa 2,000 byabaga ari nka prime bonus bonus batangaga gusa match ya Kiyovu niyo yasaga n'iduha amafaranga menshi niho baduhaga nk'ibihumbi 5 twayitsinze ubwo gusa ntago mwatsinze yenda ku rwego musohokera igihugu kera muri iyo myaka narinze tugeza muri 92 nibwo Rayon Sport yatangiye gusohoka muri 90 nibwo yasohotse gusohokera muri Congo bivuga ko icyo gihe nataye n'ishuri ari ndi kurangiza n'ishuri tujya gukina muri Congo n'ikipe yo muri Congo tugenda n'indege n'ubwa mbere ningiye n'indege gusohoka mbese ntabwo byakunze kubaho cyane ntekereza ko kugera muri 94 Rayon Sport yayisohotsemo nka gatatu. Okay, reka tubiyorera aho ngaho byarebe byose maze kutubwira uburyo watangiye umupira muri Juventus Gikondo Rayon Sport papa wawe yashaka ko wiga ariko ugakunda umupira ariko ntiyarazi impano ikurimo yarazi naho izakugeza noneho rero ndashaka uve uhariya sasa tugiye kujya muri Rayon Sport ubwo maze kumenyekana nka Baptiste wakinaga nimero kangahe nakinaga imyanya 2 mbere ya 94 nakinaga imyanya 2 7 na 11 nyuma ya 94 nakinaga iyi myanya 2 umutoza wadutozaga witwaga Rudasengwa Ronje yajyaga nkinisha no ku 10 cyangwa ku 9 umwataka twabaga dufite ari gihe kuna kugira ikibazo yavunitse akabura undi muntu hashyira akaba ari ryo hashyira akama konsigne nkagerageza umutoza witwaga Rudasengwa iyo niyo myanya nakinaga umwanya w'9 niwe wiyongereye ariko ubu imyanya yanjye yari 7 na 11 mu mpande wings okay noneho Baptiste rero ubu ngubu abantu barakuzi mu Rwanda barakuzi nanjye najyaga nkumva Baptiste nkumva muri Rayon Sport bakuvuga utsinda ibitego ariko muri urwo rugendo rwawe sasa sinzi ubwo turafatira he urumva dufatira he reka mbere na mbere nge nashima Imana iyo uvuga ngo abantu barakuzi nayo ni amahirwe n'umugisha cyangwa ngo no kumenya ngo bakuzi nabi cyangwa bakuzi neza yewe mparanira kugira ngo bamenye neza bakumenye neza nk'umukinnyi mwiza wahesheje ishema ikipe yawe uhesheje ishema igihugu cyawe igihe rero kigeze muri Rayon Sport habaye igihe nakubwira ko bangirira icyizere bamuga kapiteni njya mu ikipe y'igihugu umutoza wayo tugirana ibihe byiza watoje Rayon Sport utoza n'ikipe y'igihugu y'abana niho natangiriye hanyuma nza no ku ikipe y'igihugu y'abakuru wayitoje mu gihe kingana iki
mu ikipe y'igihugu sinatindagayo kuko nabaga nungirije, byabaga ari igihe gito, ari ibintu bimeze nk'ikiraka, nagera nkakorayo ibyumweru bibiri hanyuma nkasubira muri Rayon Sport nk'umutoza wa Rayon Sport, nkongera nkajya mu ikipe y'igihugu yenda y'abatoya ibyumweru bibiri cyangwa bitatu, nkongera nkasubira muri Rayon Sport cyangwa nkajya muri za AS Kigali kuko hari igihe natandukanye na Rayon Sport, ndongera ngaruka muri Rayon, nkongera mvamo nkagenda nkatoza za Kiyovu, za Mukura, za Gicumbi, amakipe menshi nagiye nyajyamo, ariko Rayon Sport niyo natoje ntarakizwa, agakiza nakakiriye, maze kwakira agakiza nibwo nagiye gutoza ariya makipe yandi wumvishije. So ndashaka rero, urabona Timotheo Paulo yamwandikiye yamubwira iri jambo, kandi nzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Ndashaka rero, hari ibyo bihe by'ubwo buzima bwawe utaramenya ibyanditse cyangwa utaramenya iby'agakiza, n'uyu munsi aho umaze kumenya, kugira ngo n'abadukurikiye bamenye ikintu Imana yakoze mu buzima bwawe, ukari Baptiste mushya. Ikintu Imana yakoze yagitangiye kera, ari naho twasomye cyangwa wavuze ijambo rivuga ngo muri Yeremiya igice cya mbere, ngo Imana yatumenye kera tutaraba no gusura mu nda z'ababyeyi bacu. Ubuzima nakuriyemo iwacu mu cyaro Iburasirazuba bwari ubuzima bw'ibigirwamana, bwari ubuzima bwo guterekera, kubandwa, mbese mu rugo umugisha twari dufite, yenda uburyo twabonaga mu rugo, muzehe ari umuntu ugerageza gushakisha ubuzima w'abacuruza, yewe nanakubwira ko natangiye kubona imodoka icyo gihe ari muzehe uyifite, Toyota bw'ubustawuti. Icyo gihe rero ni igihe cya kera nabayeho ubwo buzima, nkabona ko ari kubwo buzima, gusenga Imana ari uko, tukajya mu misa kuri Noheli gusa, tukaba aribwo twambara neza, tukabibona ko ubuzima ari ubwo, kumenya Imana ari uko, gushima Imana ari uko, gusenga Imana ari uko. Nibwo buzima wari uzi? Nibwo buzima narinzi. Aha, reka Baptiste rero tugende gake hariya, nubwo iminota dufite ari mikeya, ariko tuzizaga n'ibigage n'ibiki, kuko twabibonaga gakeya mu cyaro, kugira ngo urye inyama byabaga wumva nyine ari umunsi mukuru. Twe tukabirya nk'ibintu byiza bigaburira ubuzima, ariko naje kwisobanukirwa nyuma kubera kutamenya icyo gihe, nta n'umyaka yanjye ntiyabinyemereraga yenda, kuko nta n'uwari kutubwiriza. Ariko muri 90, uvuye mu rugo sasa ugiye muri Rayon Sport, ugiye mu makipe, mwakuraga ibiki bindi muri urwo murwo? Muri Rayon Sport ngezeyo nasanzeyo indi migenzo yo kugira ngo dutsinde match. Ndi umwana icyo gihe nabwo 17 18, ubu kiri umwana ariko uzi ubwenge ureba nabwo ibikorwa. Icyo gihe nabwo hari imigenzo twakoraga iby'amafeyi, ibyo babyitaga amafeyi rero nuko kuraguza. Yes, baguhaga inzaratsi nk'inzaratsi ukazikinana, hari amazi mwanywaga, hari ibyo mwakarabaga kuri match zikomeye kugira ngo mubone itsinzi. Ibyo byose ntabwo nari mwe nigeze nkumuka amaso ngo menye ngo ni impano Imana yampaye cyangwa yaduhaye twebwe abakinnyi twisanze duhuye, kugira ngo tugaragaze ikintu kiri muri twebwe, twishiriragaho n'ibyo ngibyo ngo bibashyigikire, twongere imbaraga, twongera amahirwe, kubera kutamenya. Uyu Timotheo we yamenye byanditswe byera, bimuhishurira Imana, bimumenyesha inzira ikwiriye, bimumenyesha ko kuraguza, guterekera, ayo mafeyi yo mu mupira byose ari iki? Ari icyaha. Timotheo we ibyo ngibyo yamenyeshwe kera. Ati bingibi uramenye Timotheo we, urumva? Noneho sasa ndashaka ako kantu sasa, ni gute rero nyuma yo guhishurirwa no kumenya ibyo ngibyo n'itandukanirizo ry'umuntu birimo n'utabirimo? Aha, byageze aho nakinnye umupira, mbikorana n'abandi bakinnyi, turakina, tugatsinda, tugatsindwa, bigeraho noneho ngewe ngiye kujya muri kariya ya coaching. Ariko cyaho nakubwira, icyo nakubwira ntashobora kwibagirwa, nuko ngewe ndi umwana nyine ndi mu gukina, ndi umusore muri za Rayon Sport, najyaga mbona amakuru, nkabona abakinnyi bakina hanze, nkajya menya, mbona abazungu n'abirabura bakinana, nkabubaza ukuntu umwirabura akina mu bazungu kandi ukabona ko abishoboye.
niba warakurikiye yenda amateka y'umupira wajya kureba nk'ikipe y'Abafaransa cyangwa amakipe y'Abafaransa ukajya kubona ukabonamo abirabura cyangwa se mu Budage ukabonamo y'Abafaransa bifite abirabura benshi hari n'igihe yatwaye igikombe aravuga mu igikombe cya Afurika. Rero mbere yaho giye urumva nyiri umukinnyi najyaga mvuga ngo ariko nshingiye ku mbaraga n'ukuntu niyumva numva nanjye nakina mu bazungu utangira kugira inyota nkumva nakwiruka imisozi nkumva nakora ibintu byose ariko sindumva nta kuntu umupira naza urangiza nakimye mu bazungu mu mutima wanjye nkumva ni nk'isengesho utazi uburyo uzagerayo ariko ufite ishyaka nkajya mvuga rero ngo Mana ufashije niyo wamfasha nkajya gukina mu bazungu cyangwa basi nkumva ko Imana itabishoboye genda basi nkajya gukina mu mahanga hanze nibwo nakwemera ko impano yanjye ikora neza. Ariko icyo gihe utaramenya Imana. Nari naramenya Imana. Ubwo wajyaga mu bapfumu kugira ngo bakubarize. Ntabwo nigeze njyayo mu bapfumu ibyo ndi umukinnyi sinagiyeyo barabituzaniraga. Barabituzaniraga hari abakinnyi bakuru babizi babisobanukiwe n'abatoza badutoza babisobanukiwe barabituzanira twebwe kuko twari bashya mu ikipe tukabyakira gutyo ko n'abandi babikora kandi tukabona turatsinze ariko twatsindwa nitwibuke ko bitakoze. Kwanganya nitwibuke ko bitakoze ubutaha tukongera tukabisubiramo. Ahantu ushaka kuganisha ariko se muri make ibyo bintu birakora biriya bintu ku bantu babyizera birakora je numva bidakora ahubwo uganiriye n'abantu babyizera jewe ukuntu Baptiste nizera bahamagaye abarozi bisi yose bagakora ikipe y'abantu 11 noneho bakazana ikipe y'abasore nawe nubwo baba ari abasore urumva uwatsinda unani ari nyine bariya batsindwa kuko nta mupira bazi nibyo uvuga rwose n'ukuri ariko nakubwiye ngo mu myizerere y'umuntu ku rwego ariho y'imyizerere ababona bikora imyizerere y'ubujiji ababona bikora ikikwereka ko iyo aho bikora abimenya batsinze akavuga ati byakoze ariko akibagirwa ko mu bwa bujiji uretse gato mubaze kuki mujya mu kwitoza nakubwiye kumenya ntabwo ndashaka rero kugira ngo n'abatwumva twebwe twitoza ubundi iremere aho nahereye rya sengesho nakubwiye ngo nasengaga Imana kandi ntaramenya uburyo uyisenga kubera inyota nabaga mfite numvaga ibyo bintu ntabibwira umuntu runaka ngo abinkorere kandi nta n'ubuhamya nari mfite bw'undi muntu babibwiye akabikora ahubwo yewe kubera ko Imana numvaga mu myumvire ko bavuga Imana cyangwa se aho nayumvisije numvaga umuntu asenze kubera inyota y'ikintu afite ashize umutima wakigeraho yewe nesa naho nahise nsimbuka mu bitekerezo ndavuga ngo Mana ufashije mu bitekerezo sinagiye ku rusengero nta bwenge nari mfite bwo kujyayo ufashije ariko Imana yo kubera ko yabonaga umutima wanjye ikintu cyawe unezeza nshingiye no kuri rya jambo nakubwiye izi nikigambiriye ngewe byo nayisabaga numvaga kugaragaza ko nzi gukina kuko nibigaragarira amaso n'abantu icyo gihe muri za 92 93 byagaragaza ko nzi gukina ariko ngavuga ngo gihe ikintu cyanyemeza ko nzi gukina nuko najya gukina mu bazungu cyangwa se Mana nibura yenda ariyo najya gukina hanze buretse ga Baptiste tuvuge umukinnyi buri ikintu cyose turakitoza bakakwigisha uburyo ukata icenga ndi n'umutoza uri umutoza no kuvuga ngo ndashaka kugira ngo abantu bose badukurikira n'abazadukurikira bamenye yuko umupira ni ukwitoza umupira ni impano n'ibindi bintu byose ahubwo so rero no kuvuga nkawe izi saha uriho uravuga ubutumwa uriho turabwira abantu Imana no kugira ngo bamenye ko ibyo bintu bidakora ahubwo ari ubujiji bwo kutamenya biriya bintu ntago bikora ku muntu uzi utazi wabona bikora abona bikora kuko atazi uburyo bucya bukiye mwaburana kugera nimugoroba n'ubundi kubera ko atabizi akikubwira ko ari byo twebwe rero turababwira ikintu cyanzanye hano yenda no kubwira abantu ko Imana yonyine niyo ikora ibintu bifatika noneho umuntu akaba yatanga n'ubuhamya ntagire isoni zo kuza kubibwira abandi kubera yuko
uyu munsi biragoye ko wabona umuntu ubikoresha uza agahagarara hano akicara hano akabwira isi yose ko ibyo bintu bikora. ariko hari uwabivuga nyine navuga ngo biragoye nicyo nshaka kuvuga. noneho sasa Baptiste n'impamvu Imana ishimwe kuba twarahuye tukamenyana, ngira ngo tuzatanga ubundi buhamye umunsi Imana iduhaye wundi. Ndashaka rero kuko ahangaha abantu bafite amatsiko yo kuvuga, barumva Baptiste Kayiranga wabaye umukinnyi muri siporo, wabaye umukinnyi mu makipe atandukanye, aba n'umutoza wa Rayon Sport, aba umutoza wa Kiyovu, aba umutoza w'ikipe y'igihugu Amavuga, sibyo? Uyu munsi rero urinde muri Kristo, ndashaka aho hantu uyu munsi hakurure. uyu munsi ngewe ndi muri Kristo, namenye Imana, ntandukana n'ibigirwamana, kandi Kristo niwe wabigizemo uruhare. Rero process inzira yabinyujijemo kumenyesha ubwenge. Yes, icyo gihe rero nyine navuye muri bwa bujiji nakubwiye, ari nacyo uransanga. Ibyo natekerezaga ko bikora, nanjye ubwanjye nakoreshaga, natangagamo n'amafaranga, noneho binyereka ko atari byo biri gukora, bikwereka atari byo biri gukora. Tugakina ntidutsinde, nkatanga kandi abapfumu ari babandi, noneho bigeraho ba bantu b'inshuti zanjye banyanga, kandi bankundiraga ko twatsindaga. Ba bantu bakunda Kiyovu, ndeka mvuge Rayon Sport kuko ibyo byabaye nkiri muri Rayon. Ba bantu benshi bakunda Rayon Sport, nkunda nabo bankunda, bashaka intsinzi, byageze aho biranga, kandi bemeraga neza ko Kayiranga azi gutoza, bakanemera ko yari azi no gukina. Yewe n'Imana ikaba yaramuhaye umugisha nkajya no gukina hanze mu Barabu, muri Tunisia. Ndavuga rero icyo gihe ntaramenya Imana, nakubwira ko ngiye kujyayo n'umwe w'umunyabwenge nawe bw'abapfumu yamaze gushishurirwa ko ngiye kugenda, ikipe yamfashe yanshimye, aranyegera arambwira ati rero Kayiranga, ntabwo hariya mu Barabu wajyayo nta kantu witwaje, ntabwo wazawuhamya umupira ntiwazawutera udatwayihiriza. Ati uyu munsi uwo muntu aba yakiriho tugahura, namubwira ibintu bitandukanye n'igihe we yambwiraga biriya, kandi byamufasha cyangwa se byazamufasha kera, kuko nanjye byamfashije. Nibyo mushiki wanjye yabwiye data igihe twari turi mu bintu by'ubupfumu, mu rugo baterekera babandwa. Mushiki wanjye umucyo waramusanze, arakizwa muri 91. Abwiriza ubutumwa bwiza mu rugo, ahura n'ibibazo mu rugo, arahahunga ko muzehe ntabwo bahuzaga, nyine urumva muri iyo myaka arahunga, umwana arahunga ariko akijijwe. Ari uyu munsi kibabaje nyine yarapfuye, ariko yapfuye yarakoreye Imana, yabwirije mu rugo, yabwirije ku mashuri aho yigaga, ava mu mubiri. Ibyo rero nabisobanukiwe, ibyo yavugaga muri 91. Yewe sinabibonaga icyo gihe, kandi n'ingimo wari mukuru kuri we, ahubwo njye namubonaga nk'umuntu udasobanukiwe, utanagomba no kubibwira ibyo bintu muzehe, ariko yashaka kurokora ubugingo bwayo. Rero muri 2010 nibwo ibyo byose bya umucyo watangiye kugenda usanga, ariko ntabwo waje gupafu. Byarabanje biranga mu mupira w'amaguru, biranyerera, biranyerera, bizana umuvumo, turatsindwa, biranga. Aba rero bajyaga ku mamace b'icyo gihe bo barabyibuka. Kiyovu ikipe mukeba wayo twarabatsinze ibitego 2. Kiyovu nta bakinnyi ifite, iri hasi pe n'izindi kipe zo zitsinda, tuyibanza 2 irabyishyura, idutsinda n'icya gatatu kwanza twarakitsinze. Uwo munsi nibwo nahise mvuga ngo ibi noneho ni imikosi. Nikije nyine wisabiye ubuyobozi bwa Rayon Sport, mumbabarire. Nahise mpamagara perezida, nahise telefone nsohoka mu kibuga, abantu kabanera mubuye, mumbabarire ndabona byanze, kandi icyo nashaka no kubashimisha, ariko ndimo ndabona biri kwanga.
byanyereye nkunda ko kipe itsinda byanyereye aranyemera ati turabiganiraho nta kibazo natwe byatubabaje nagize mbwira abakinnyi icyo genda byibuka kikwereka ko ari Imana ibatangiye gukora ntabwo nagiye ngushinja abakinnyi ngo niwe udutsindishije niwe wadutsindishije nk'uwitsindishije igitego ntabwo namubwiye ngo niwe udutsindishije naragiye mbashyira ku ruziga ndababwira ntumva rero pe birashoboka ko ikosa ari iryanjye amakosa yanjye niyo mpamvu nemeye kugira uti urarizayininga uvamo urego nta muntu Rayon Sport ukurikije ubuzima bwanjye amateka yanjye nayo nta perezida wayo nawe nta mbaraga yari afite zo kuba yambwira ngo yakora kuko yaravugaga ngo ubu ni nko kwirukana umwana we mu rugo kandi mupfu ubona umuhuye ubusa kuko gutsindwa se ubwa mbere Rayon Sport yari itsinzwe ahubwo amateka ntabwo yemeraga kuvuga ngo Baptiste tumwirukane kuko twari tumaze igihe dutsinda ariko nigeze banyirukana ahubwo ni njye wabwiye perezida ndabona byanze reka sohoke nda nisohoka ibintu birembe ariko ubwo niho ubugingo bwanjye bwari buri kokoka noneho rero Baptiste sasa urumva ko umaze kubwira abantu ubuzima waciyemo uhereye mu rugo bagisenga ibigirwamana ndetse urakukurana nabyo bigusanga no mu mupira ndetse uza gusanga nanone ngira ngo umucyo w'Imana utangira gusanga kuko ngo Imana iyo gushakira guhombya uri Imana yaraguhombyaga Baptiste yagukuyeho ibyo bintu kugira ngo kurombe ngaho tubwire rero Imana yagusanze Imana yarabanje iranyambutsa umupaka nyambutsa umupaka ndi Kampala mbwira madamu ni rero umupira ndawihoreye ngiye kujya Bugande gushakira y'ubuzima hano by'umupira nsa n'uri kubivamo ngiye kureka ukuntu najya mu buzima bwa transport Bugande nawe arabireba arabyumva arabitekereza ariko nawe nta mugisha wundi nagize muri za bibiri na rimwe nawe yakiriye agakiza madamu arakizwa twabana agakijijwe njye ntakijijwe imyaka 9 icyo gihe noneho muri 2010 twari tumaranye imyaka 9 wakijijwe ariko nko muri za 2007 n'8 nawe yigeze kunyegera arambwira atari ko kumva nuva kuri telefone uvugana n'abantu we ibintu bihishe uvuga ngo by'amafaranga ngo y'imiti niba ari ibiki akabura amahoro akabimbaza yabimbaza nge nkabimuhisha ngamuhisha ko ari abapfumu b'ikipe tuba tuvugana noneho akavuga atari ko biriya bintu niba ari nabyo niba ari ibintu by'abapfumu burimo Imana ntabwo yemera Imana yaguhaye impano madamu namurushaga imyaka hafi nk'umunani y'amavuko 8 cyangwa 10 harimo imyaka 10 y'amavuko akambwira ati rero wowe impano yo gukina urayifite kandi impano ni Imana yo gutoza ntirayifite ni Imana biriya bintu wabyibone ko bari kukubeshya ugahagara mu mpano yawe Satani akandusha imbaraga nkamwereka ko bidahari ntajya bikora nkabikomeza noneho 2010 rero nibwo nabivuyemo noneho ndimubwira ko ngiye kujya Uganda gushakisha ubuzima bwo kugira ngo abana babeho bige bagire gute kuko iby'umupira n'imbivuye nuko ngiye Uganda ndamubwira rero nta ya Bibiliya yawe ngende nisomera ariko ntabwo nasomaga na Bibiliya nta niyo nari mfite iyo nari mfite sinanayisomaga ampa Bibiliya ngiye sinatangira gusoma Nyabugogo ngeze ku mupaka nigatuna maze guteza igihe dukereze ko abandi binjira muri bisi hari amatara abayaka muri Jaguar bari Jaguar twari turimo nibwo nafunguye Bibiliya nsoma itangiriro ndumva nasomye itangiriro ibice 12 icyo gihe nafunguye Bibiliya byo gutomboza nafunguye gutya nkuko natomboza gutya natomboza gutya ngize gutya ngwa ku bice 12 icyo gihe ibice 12 muri mwitangiriro kuri iyi Bibiliya nini we Bibiliya yampaye ntago yanganaga gutya yagwaye ntoya yampaye Bibiliya ntoya noneho Bibiliya ntoya yampaye ngo cyuna Bibiliya tuhavuga ngo Uwiteka ategeka Abrahamu ati ba mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka nzaguhindura ubwoko bukomeye nzaguha umugisha nzogagiza izina ryawe uzaba umugisha kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha kandi nzavuma
abazakuvuma kandi muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izahedukira. aho ngaho nkimara gusoma iryo jambo ariko naresomye titire y'aho ngaho ntasomye indi mirongo bita ni gute ubundi bibira sidayipinga uva mu Rwanda njya mu Buganda ndihanga numva muri jewe numva ni nk'igisubizo, numva ndaruhutse, numva ijambo rimbwiye ibintu harimo amagambo ahumuriza, ndeba ukuntu mvuye mu rugo siza abantu bita funga bibiri uti ni ijambo ryanje tekereza bisi genda ntekereza ngere Kampala ngeze i Buganda. Rero ubuzima bundi nibwo bwatangiye, niho nabajyaga ndyama mu nzu, aho nabaga ndyamye ndigiye nyine ko abana n'umugore bari basigaye i Kigali, nkaryama nkitekereza, ntangira kugenda ntekereza amateka, ntekereza mu rugo, ntekereza agiye mu mupira, ntekereza ukuntu nakimye, ntekereza ukuntu navuye mu cyaro, ntekereza ukuntu naje muri segonderi nkayiga, navuye muri primaire ntari umuhanga, nagera muri segonderi nkatangira ndi umuswa, nagera muri segonderi nkarangiza segonderi ndi umuhanga. Ndeba ukuntu Imana yagiye impindura, ndavuga ariko usigiyewe reba ahantu ndigiye nyine mu Rwanda, abantu benshi ni inshuti zanjye, turaziranye, niyo ntatoza Rayon Sport, natoza izindi kipe ziri hasi, Rayon Sport iri hejuru, ni gute ndi hano ashobora kuba ari igihe ufite ikibazo. Ntangira kujya njya ku rusengero, kandi ndi mu Rwanda sinajyaga nibwiriza ngo njye mu rusengero. Kwibuka ahantu kansanga kwa pastor bita Kiwewesi, niba ni Miracle Center ya Kansanga. Ntangira kujya njyayo ko ntuye hafi yaho, nkajyayo nkicara nkumva ijambo, nkumva ndamenetse, kandi bavugaga mu Cyongereza n'Ikigande, kandi nkabyumva na Icyongereza utakizi n'Ikigande. Ikigande nari nzi Icyongereza giki, Ikigande cyo ntari kintu nari ariko ugafasha nkafashwa. Niho napfukamye, nta muntu umwe ngupfukamye, niho nazamuye amaboko, nta muntu umwe nzamura amaboko, niho narize, nta muntu umwe imbere. Bahamagara ngo abantu bajye kubasengera hariya imbere, nkagenda, kubera ko bavugaga mu rurimi rimwe ntarwumva, gusa numvaga nkeneye ko abantu bansengera. Bahamagara abantu yenda tuvuge bashaka amashuri ni nk'urugero, bashaka kwiga, kubera ko nge numvise ibyo ari byo, nkahuruduka nkaba ndagiye, bagasenga, baza guhamagara abashaka amafaranga, nkabahagahurutse ndagiye. Gusa icyo numvaga nkeneye gusengera, bagasenga nkongera ngasubira, natanga ngo hari impinduka zabaye muri gihe. Nibwo noneho ndasenga, noneho ntangira gusenga, ndavuga ngo Mana umfashije, nkongera nkasubira mu mupira, uzagukorera. Imana iza kubikora, Imana irabikora. uvuye aho ndashaka twasimbuke sasa. Aho ngaho ibwa namaze amezi 6. Iryo sengesho ushobora kubona risenze nko mu kwezi kwa 5, mu kwezi kwa 6, mu kwezi kwa 10, ndumva mu kwa 10, kwa 10 cyangwa kwa 11 nibwo nagarutse Kigali Kiyovu gufata ishaka yari ikeneye umutoza. Ninjiye muri Kiyovu ndi umuntu ukijijwe, n'abantu bo muri Kiyovu n'abahamya, hari abo twicaranye bambwiye ibintu by'abamarozi ngo kugira ngo gukora amaferi, ndababwira nti yewe ni Baptiste wahindutse, uti ndi Baptiste nje kubatoza, ariko ntimuzamuresha umupira n'impano no kwitoza. Ubu abayoboho bari ibyo jambo abayoboho n'abareyo barabizi ko ntago bampa akazi ngo bagerekeho n'abapfumu. Twakora imyitozo, bagahemba abakinnyi, nanjye bakampemba, cyangwa bagahemba abakinnyi bakagura ibikoresho, Imana igakora, n'akazi kagakorwa, Imana igahabwa icyubahiro, niba igikombe gitwara ukagitwara, niba yakigeneye abandi bakagitwara. Ni ukuvuga ngo Imana niyo itanga, niyo uyu nguyu ikimuriye, kubera impamvu kuko iyo amakipe abirahuye byanze bikunze hari mwiza gutsinda, ariko bidashingiye kuvuga ngo ni amaroroshingiye, bishingiye kuri gahunda y'Imana ifite ku mugambi w'abo bantu. Okay Baptiste, rero kubera igihe gifite ari gitoya, ndashaka ugira icyo ubwira abantu bose bagikora ibi bintu, kuko wamaze kumenya Imana, warakijijwe, wamaze gusobanukirwa yuko iyi Bibiliya ari ijambo ry'Imana, iyi Bibiliya ari ibyanditswe byera byahometswe n'Imana, bibasha kwigisha umuntu bikamugirira akamaro, ndetse bikaba byamutoza akabasha gukora imirimo myiza Imana yamuremeye. Ikintu cya mbere nabwira abantu,
bo mu batari na abo muri siporo n'abatari muri siporo kuko nabo n'abantu bakeneye isomo. Buri kintu cyose umuntu yibonamo yiyumvamo akunze abanze yibaza ikibazo, mbese iki kintu nkunda ni impano y'Imana cyangwa n'igihangano cyane. Kwisobanukirwa numara kwisobanukirwa, iyo burya wamaze kwisobanukirwa uriwe mu Mana, uriwo mu mpano. Reka ngufashe ako kantu, ni ukuvuga ngo ikintu umuntu agomba kumenya cya mbere ni uko yarimwe n'Imana, kandi ari ahangaha kubw'umugambi w'Imana, ntabwo ari ahangaha kugira ngo akore ibihabanye n'iby'Imana yamuremeye. Ikindi cya kabiri ngo abipfabusa. Ntabwo Imana yarema umuntu urema intebe niba yirema kugira ngo abantu bayicarire. Ntabwo Imana yarema umuntu kugira ngo abe stati abikigirwamana, reka tuvuge ikigirwamana cyangwa abe ikintu kidafite umumaro. So papa si Imana cyangwa se umugambi w'Imana ijya kurema umuntu yagiye imushyiramo, wowe uzabwiriza ubutumwa bwiza, wowe uzatoza, wowe uzahinga byere, wowe uzaba dogita, wowe uzaba umunyapolitike kandi ukore politiki iyobora abantu neza ibaganisha ku bugingo. Numara kwisobanukirwa uvuge ngo rero iyi mpano bagira ngo nsohose, ndabifashwamo nani? Na nyir'ubwite ariwe Mana, ariwe Kristo. Rero utaragira Kristo, utarakira umucyo w'Imana, kuko Bibiliya Paulo yandikiye Timoteyo ngo kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. So ni ukuvuga ngo rero icyo dushobora kubwira abadukurikiye, hari agakiza k'Imana duheshwa kubwo kwizera Kristo. Iyo twizeye Kristo tuba twakira imbabazi z'Imana. Baptiste uraha yakira imbabazi z'Imana. Izo mbabazi z'Imana ni umucyo umurikira umuntu uri mu mwijima, akabasha gutandukanya icyiza n'ikibi, kandi akabasha guharanira gukora icyiza akareka ikibi. Sibyo Baptiste? So rero ni ukuvuga ngo turabwira abo bantu bari mu makipe atandukanye, babasha kuba bazi ngo yenda ibyo ngibyo byo kujya mu bakungu niyo byabaye intsinzi. Nta ntsinzi iri muri ibyo, ahubwo ntibazanira umuvumo. Hari n'izindi nzira abantu bishakira zihabanye n'amategeko, amategeko y'Imana, hari n'amategeko y'umupira, nagira umupira agira amategeko. Ruswa nayo ni icyaha. Ngewe tugiye gukina nkaguha amafaranga 5,000 nguze kureka mu kindi gitego, mu by'ukuri ndibye cyangwa se nibye, biba bihabanye n'umugambi Imana rifite kuri uwo mukino. Icya kabiri, hari abantu nibye gahunda yari yagambiriwe uwo munsi ndayibariganyije. Ubariganyije igihe cyabo bakoresheje kwitoza, umwanya wo batekereza. Wowe wenyine ugurishije abantu bandi mugenzi wawe, si nabo bagenzi bawe n'abandi bantu bari mu muhande bategereje igikorwa nyirizina kiri bukoreke aho ngaho, bikozwe muri gahunda y'Imana. Amen. Ngira ngo Baptiste, Imana igumugisha cyane dutanzizo n'ukuntu Imana yagiye ikora mu buzima bwawe, kuko ntabwo twavuga byose tubirangiza. Ariko inshuti z'Imana ba Church Preparation TV, turashaka tubabwire ko Yesu uko yarari niko akiri kandi niko akikora. Uko yasanze ba Petero bari ku nyanja agahindura amateka y'ubuzima bwabo, n'uyu munsi niko akora. N'uyu munsi amaze gukorera Baptiste, urumva wakuriye mu muryango w'ibigirwamana, basenga ibigirwamana, ndetse aragenda no mu mupira akabikora, ariko igitondo kimwe Yesu yaramusanze. Rero ndashaka ubwire mwene data yuko iki ni igihe cyawe nanjye, ni igihe cyawe cyo kumenya ibyanditswe. Turavugira ijambo Bibiliya nk'ijambo ry'Imana dusanze ahangaha muri Timoteyo ibice 3 hariya, ni ibyahumetswe n'Imana. Iri jambo nirizanira agakiza ku bantu bose baremwe. Iri ni ijambo rikora mu mutima w'umuntu, rikamwemeza ibyaha bye kandi rikamwemeza iby'agakiza, agahishurirwa umugambi w'Imana uri ku buzima bwe. Ndashaka kwibutse mwene data uri ahangaha, wowe uri mu Rwanda, wowe uri mu Uganda, ahantu uri hose muri Aziya,
Uburayi na Amerika n'ahandi, ko tuzi neza ko iri jambo rigera ahantu hatandukanye. Iki ni igihe cyawe, ntugipfushe ubusa. Ni igihe cyawe cyo kumenya ibyanditswe, ni igihe cyawe cyo kumenya Kristo nk'umwami n'umukiza we wadupfiriye ku musaraba. Niyo mpamvu turiho twazanye Baptiste kugira ngo nawe abashe guhamiriza avuga ati Kristo arahari kandi ni muzima. Kristo arahari ni muzima kandi aragukorera, arakora. Ubu ubayeho ntabwo bufite rwose, ni amahoro mfite, ntabwo nigeze nyagira mu buzima bwawe. Hari ikipe ufite uyu munsi? Ntayo mfite, ariko ndanezerewe kandi uratoza n'amakipe agutumire, n'amakipe agutumire ubashe kuyatoza, ariko yatoreze uri muri Kristo. Ubabwire Kristo utanga umugisha, ubabwire Kristo ugira neza, ubabwire Kristo wazuberaza wanga ibyaha n'ibisa nabyo. Yesu ashimwe cyane. Kristo rero abasha kugutunganya ngo kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse. Iri jambo ry'Imana niryo ribasha gutunganya umuntu uwo ari we wese, uko waba uri kose, aho waba uri hose, ribasha kugutunganya ugahenuka kuba icyaremwe gishya, ukaba umugisha ku musozi utuyeho, ukaba umugisha mu gihugu urimo, ukaba umugisha mu ikipe, ukaba umugisha ahantu hatandukanye. Rero Imana ibaho umugisha cyane. Dushoreza ahangaha, ariko reka dusenge mu izina rya Yesu. Baptiste, reka tubasengere. Mana yera kandi ikiranuka, mu izina rya Yesu tuguhaye icyubahiro kuri Imana nziza. Tukweretse abantu bose bariho bakurikiranira ijambo n'abazarikurikirana. Mana, ni wewe wenyine ubasha gukiza umuntu, ni wewe wenyine ubasha guhindura imitima yabo. Ndakwinyize Kristo mu izina rya Yesu, ugenderera abari mu Rwanda, ugenderera abari mu mpande zitandukanye z'isi, bakizwe nawe, babohorwe nawe kwa jina la Yesu. Wewe wahinduye amateka ya Baptiste, ugahindura amateka yanjye. Mwana, ndabingingira mu izina rya Yesu, abacitse intege bongerera imbaraga, abasubiye inyuma bagarure mu izina rya Yesu, abatumva bumve kubw'icyubahiro cyawe. Mwana, ndakwingize Yesu Kristo, kora ibikomeye, kora ibitangaza. Ijambo ryari ryaratubwiye ngo uko wari uri kera ni kuri kandi kuzahoraho. Dukweretse ab'iki gihe, ngwino ubagenderere, ubakorere ibikomeye, ngwino ubagenderere Mwami, abarwayi ubakize, abafite ibibazo bitandukanye Mwami, ubabere igisubizo kuri Mwami w'abami. Uri umukiza w'isi n'ijuru, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, bagendera ubwoko bw'abagaragu bawe Mwami. Dusabe umugisha rero abakurikirana icyacu cy'Ipereshe TV, ubaho umugisha, ubagirire neza, ubahindurira amateka mu izina rya Yesu. Abarira ubahoje, abarushye baruhure kubw'icyubahiro cyane no kubw'izina rya Mwami. Barebera amateka mashya, baremere ibishya mu izina rya Yesu. Mana, ngo wahe icyubahiro kuri Imana nziza. Komeza rero natwe tugire neza n'imiryango yacu. Dusaba iki gihugu cyacu umugisha. Mwami Imana, tukweretse uru Rwanda, turasaba kugira ngo Mwami ukomeze kurindira no kubwitaho. Reka amahoro yaganze muri iki gihugu, reka amahoro yaganze mu isi yose, maze icyubahiro gikomeze kuba icyawe uhereye none iteka ryose. Ni mu izina rya Kristo dusenze, amen. Imana rero ibaho umugisha cyane. Ngira ngo Baptiste abasezera gato ka utaha. Utaha ndabasezeye, tuzasubira. Imana yo mu ijuru ikomeze ibagure, kandi abadafite agakiza ikabahe, n'abakakiriye kandi ikomeze ibagure, ibakomereze mu buntu bwayo. Ntibagasuzugure agakiza Imana yabahaye, barushaho kugafata bakagundire bikomeye, mu mvura, izuba riva, mu bushomeri, ibihe bijya bibaho, ariko amahoro ya Kristo iyo ari muri wowe, ibindi byose biba bigishoboka iyo igihumeka. Ejo Imana irongera itugirire neza. Amen. Imana ibahe umugisha rero. Yari Pastor Rudasingwa Justin wabanye namwe. Imana ibagirire neza. Baptiste, Imana iguhe umugisha. Nawe ubutaha Baptiste. God bless you.